wanze kwira twibuka ijoro ryanze gutana ijosi ryibasiwe bitavugwa igihugu cyuzuye imiborogo ubwoko bwahindutse icyaha ngiye kuganira n'umubyeyi w'intwari cyane impamvu navuze ko ari umubyeyi w'intwari mafi ngiye ku giti cyanjye ndagushimira n'umutima wanjye wose kubera ko uwo mwana yavugaga yari afashe mu ntoki yirukankanaga ahungisha ni mukuru wanjye cya gihe igitero cyari kibafashe wari gufata uwawe noneho ikintu kirenze ubutwari wasize uwawe ufata uwo nguwo iyo utabikora ntabwo mba mfite mukuru wanjye ntabwo mba mfite abanyese banjye beza cyane umushimire cyane ni ukuri uri umubyeyi wamubera umubyeyi ukomeye kubaho kwe niwe abikesha kandi Imana yagukorera n'Imana kandi nanjye ndagushimira cyane iyo twarikoreye imitwaro yo gushenza ugashoboye ariko nta kundi nagira ngo uyu mwanya ngushimire kubera uburyo wakoze ukankiriza umwana yaba atari wowe ubu mba nta mwana ngira wanze kwira twibuka ijoro ryanze gutana ijosi ryibasiwe bitavugwa igihugu cyuzuye imiborogo ubwoko bwahindutse icyaha abamugaye n'abapfakazi baseke abasizwe iheruheru bamenwe amaganya yibuke twizere niba tuyobowe n'ubutwari umunyabyaha azareke duhaba muraho neza
birakomeje ndabifuriza ibihe byiza nongeye kubasuhuza nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri All Love Sauda njyewe nitwa Sauda nk'uko maze kubimenyera nongeye gutangira mbakomeza nongeye gutangira mbaha ihumure kuri mwe mwese mwahuye n'ibihe bitoroshye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 turacyari muri ya minsi ijana yo kwibuka turacyari muri ya minsi ijana yo kuzirikana abacu ni urugendo ruba rutoroshye ni urugendo cyane cyane ku bantu babibayemo ku bantu babaye mu gihe cya jenoside ni urugendo rutoroshye ariko nanone urugendo rwo kwiyubaka rurakomeje niyo mpamvu babwira ngo twibuke twiyubaka kandi dukomere duhobere ubuzima twongere tubeho ahacu tubeho n'ahabacu batagihari nk'uko tukiri mu minsi ijana yo kwibuka rero uyu munsi nifuje kongera kuganira n'umubyeyi mwiza cyane umubyeyi kuri njyewe mfata nk'intwari ikomeye cyane ndaza kubabwira impamvu mufata nk'intwari ariko reka tubanze tumuhe ikaze anatwibwire ikaze mu kiganiro cyacu murakoze nitwa Murekatete Françoise rero hano mu murenge wa Gatumba kagari ka Rusumo umudugudu wa Rusumo yego murakoze cyane ikaze mu biganiro byacu ndashaka ko utuganiriza urugendo uko rwari rumeze kuva dutangire mbere ho gatoya ya jenoside mu mwaka w'1994 muri 90 bariho nahera mbese ko najya n'inyuma cyane ariko reka duhere muri 90 muri 90 twabaga ngaha mu murenge wa Gatumba bitwaga umurenge wa Karehe bavuga segiteri Karehe serire Rusumo byaje guhinduka umurenge wa Gatumba akagari ka Rusumo umudugudu wa Rusumo muri 90 rero inkotanyi zitangiye urugamba rwo kubohora igihugu nyuma y'iminsi nk'itatu ahangaha mu cyari komine Kibuye batangiye kwica barica barya inka batwika amazu aha mu mpande n'impande mu masigitire yakikije hanyuma birakomera ariko ntago hapfuye abantu benshi icyo gihe birakomera abantu barabatoteza cyane bava mu byabo turahunga natwe nubwo dutuye ahangaha dutuye n'ubundi ariko twarahunze tujya ku cyari komine hari aho hubatse umurenge wa Gatumba tuhageze tugenda tugwira bavuye impande n'impande hanyuma tumaze kugwira badushyira muri iga ubu ngubu ni inzu irembo rikoreramo inzu rero yaruzuye abantu baruzura hanyuma interahamwe n'imigambi mibi yo kwica bashaka kudutwikiramo ariko hari abantu b'abasore barabyumva baza batuganye ngo bagiye kutwika muri iga bavuyemo dukomeza urugendo tujya kuri paruwasi ya Muhororo mu mugoroba yari imaze kuba nka saa moya bwari bwije twagiye tubarira kuri paruwasi ndetse abantu bakaduseka bamwe ngo ntacyo twahunze n'iki ariko gunga byari ngombwa kuko nubwo intambara nubwo jenoside yari itangiye ariko hari hashize igihe cyinshi abaturage bavuga ko jenoside izakorwa ko bazica abantu batababariye bakabyigamba aho tugiye kuvoma aho tugiye mu isoko aho tugiye guhaha icyo kintu cyari kiriho cyari ikiganiro ndetse abana baraza no kuruhuka bakavuga ko no ku mashuri ariko abandi bana bagenzi babo babwira rero twarahunze ntabwo twagombaga kubikinisha tubaharira kuri paruwasi ya Muhororo turahaba mu buzima butoroshye icyo gihe mwari mufite abana muri 90 twari dufite fils wari ufite umwana w'imfura nari mfite umwana w'imfura wanganaga n'umugabo yari afite nk'amezi nk'abiri ngira ngo fils yavutse mu kwa 8 duhunga mu kwa 10 yari agahinja cyane
ubwo twarahabaye ku kiliziya ariko ihumure rigenda rigaruka turataha dusanga nta kibazo batarahasenyuye tubamo ariko ahandi mu misozi bari barahasenyuye batangira kubakira inzu zo kubamo bakagenda babakira utuzu basanasana aho batwitse naho bagiye basenyura hanyuma amahoro araza gake rero ntabwo urwo rugendo twarukerenseje twaruhaye imbaraga tubona ko gupfa tugomba gupfa twarahunze twahunze dushaka n'akazi ariko dusa n'abahunga n'ubundi akazi yari agafite yari umwarimu ariko duhunga tujya mu cyitwa komine Rushashi tugeze ku Rushashi rero twasanze ari mu ndiri y'interahamwe nyinshi cyane noneho interahamwe nyinshi cyane ubwo uvuze wakoraga iyo wari umwarimu ni umugabo wawe umugabo wawe yarahigwaga yego ubwo ku Rushashi naho ntabwo byatubereye neza interahamwe zikakomeza zikavuga buri muntu ashobora kukwica ugapfa kuko kukwicisha amagambo bikwica uhagaze cyane ubwo rero twarahabaye ku Rushashi 9, 1, 2, 3 tuzi Kigali nayo ntabwo yari yoroshye i Kigali abantu bagasinda mu kabari akavuga ngo nk'uko akijya wari igipangu kinini cyuzuyemo abantu tukajya nko kumbabura guteka abantu bakavuga bati kudatetse byinshi kandi ugiye kurya ibya nyuma ukagenda babitubwira ariko ukibaza abantu batubwiwe n'iki ubwo babaga babibwiwe n'iki bararebaga gusa bararebaga kandi yabaga ari umuryango minini ntabwo wabikigali ngo babone kutakumenya ntabwo twajyaga gutura mu duce dutuyemo abanyakibirira kugira ngo wigire n'abavandimwe muturanye muturuka hamwe bakagenda rero batumenya bakatubwira ariko mo hagati umugabo wanjye ararwara turataha tuzi n'aho kwivuza twaje tuje kwivuza tuzi ko tuzasubira i Kigali 94 rero birabaye 94 ibaye tuba mu bitaro ariko mu bitaro ukabona nta buyobozi buhari inama zikaza zikatubara zikavuga igitanda na kiriya n'abarwaza gutya tuzabica ku munsi tuzashaka twarahabaye mu bitaro ariko mwaho hagati hano kuri komine hakaba inama nyinshi nk'igihe twajyaga hakaba hasohotse nk'inama nk'enye inama z'insoresore z'interahamwe zikaba buri kanya hakabamo nk'abantu baza bakatubwira bati mwahunga rwose barabitubwiye kenshi ariko guhunga ntabwo twari tubishoboye kuko twe dufite umurwayi n'abasaza n'abakecuru barabyanga ntabwo tuzahunga barabyanga pe ubwo umunsi warageze wo kwica hari nk'iyi saha ku itariki zingahe ku itariki 12 uko batwishe mbere yo ku kiliziya batwishe none hari mugoroba ko mu kanya kaza kuza ubu haracyabona cyane baje mu kwijiji ka saa 11 hafi n'igice aho ngereranye kuko umunsi waraburiye ukabona ntabwo uri kwira ntabwo umunsi wiraga ntabwo wacyaga n'itariki ntabwo umuntu yapfa kuyimenya pe byari bikomeye waricaraga ukabura aho wicara ukabura aho uhagarara abaturage bose bashungereye ku misozi bategereje ubu twaricaye twabuze icyo dufata n'icyo turekura wari uri ku bitaro umurwaje oya nari natashye mukecuru ni wari ugiye mama ubwo
tubona haje igitero kinini cyane turagwirirana tubura aho dukwirwa ariko cyari kije nko kwese ngo kirebe ukuntu turi bwifate ariko mo aho hagati ivuga ngo impunzi zituruka mu masegiteri yose nyinshi zazaga zije no gusuhuza ngo zirebe natwe uko tumeze nazo zitubwira uko bimeze kavuga ati mwicara aho mu nzu nyine nta kundi dutegereza. ubwo mu nzu bicaraga ni mu nzu hehe? kwa muzehe twese niho twabaga twari twarirundanyije hamwe. ubwo cya gitero cyabaye nk'ikizamuka. muzehe turi kuvuga ni sobukwe. kiravuga ngo kigiye kurinda umugore wa Rwabaye. kiravuga ngo kigiye kurinda umugore wa Rwabaye. Rwabaye yari muntu ki? yari umuntu utunze umututsikazi afite umuhungu w'umusirikare ukomeye. turabyanga ntabwo twabihaye agaciro, twatangiye gusa nk'abasezeranaho umuntu atangiye gufata abana akabakomeza. ndaheka kuko nabonaga nta kindi kandi bari babitubwiye ko uwo munsi tutari buwurenge. wari ufite undi mwana wa kabiri? 94 afite na Nabera. icyo gitero kimaze kugenda kivuga ngo kurinda umugore wa Rwabaye none waje igitero cyo kutwica kinini cyane kirimo Mbarimo, kirimo Bizuru, kirimo Zaranda Manuel, kirimo abantu benshi bambaye ibishangara bafite amacumu, bafite inkota, bafite ibisuti, bafite ibikoresho byinshi bibi utabasha kureba. baraje bahita baguta igipangu n'abantu ubona batacu ubona bahaciye. tubona baturimo twumva ko tugiye gupfa birangiye ariko Imana izarinda tuvamo. batangiye baratemagura abantu basaba imbabazi baranga baratemagura. turiruka njya kuri komine ariko ubwo n'abamahoro bavuyemo bo nabo sinzi aho banyuze n'abafisi njyewe njyana na Nabera na Mapusa. turagenda tujya kuri komine dusanga umupolisi urinze turamubwira tuti aratubwira ngo ko twirukanka ariko mu by'ukuri si uko yarayobewe ibyabaye ahubwo yari kugira ngo yumve ikintu tuvuga. mwari musize bamaze kubicaho mu rugo? ntabwo bari batarabarangiza bari barimo gutemagura. bari bahereye kuri Kazungu bahita bajya kubyutsa muzehe yari aryamye bahita batangira kumutemagura nawe duhita twirukanka. umupolisi ahita atubaza ngo tubaye iki? turamubwira tuti baje kutwica turaje ngo muduhishe. tugatanga no barabica cyane timuvanga ubwo batabahasanga. twarirukanse mu rugo rwariya hirya muri Nyirahene turagenda twihisha mu nzu ya Christine uriya muka prefe twari turi kumwe. turagenda twihishamo turicara barica barasahura induru ziravuga baragongera twarabumvaga. barangiye batunda ibintu baratunda abantu baragongera barahirita. Margarita rero mama wa Christine ntabwo bari bamwishe. yakomeza kuvuza induru ataka ngo nibaze bamwice bamuhwanye ariko buri umuntu umwica burira biba nka 3:00 tubona ko ibintu bisa nk'ibicecetse. turahaguruka bwira Mapusi ati nibucya. Mapusi yari akuzemo gake ati nibucya turi hano baratwica turebe ukuntu duhunga. turahunga turamanuka. hano nari mpazi cyane nari maze kubamenyera. turamanuka duca ku gipangu cy'umutwe agategera umuzamu wabo baratubona tubwira ati mugiye hehe? turamubwira ati tugiye ku Muhororo. ku by'ukuri ntabwo tugiye ku Muhororo twagira ngo atadukurikira akamenya ahantu twagiye. tubwira ati ariko tubera umwana mwiza. tubwira ati nuko ari umugabo ntabwo namwibuka bwari nijoro. tubwira ati mujya ku Muhororo ejo bazahica mwigendere mujya ahandi. turagenda twambuka nyuma y'Urusumo turazamuka duhinguka iri hakurya ku muntu witwaga Vianney wari burugumesitiri wa kera ariko ubu icyo gihe yitwaga Jean Baptiste
ntabwo nibuka irindi turamanuka tubona kuri umuhanda wa Gatumba duhura n'abantu benshi bakomeretse batemaguye ariko batapfuye barimo gushaka kujya ku kiliziya turabwira tuti ko ku kiliziya bazahicije maze tukagenda baranga barakomeza barazamuka turamanuka tugeze hepfo twikanga interahamwe nyinshi turamanuka tujya ahantu mu gihuru dusa nk'abagiye ku muhanda abana banyerera muri cya gihuru baramanuka nyine n'ahantu mu musozi ariko ntibapfa ndabahamagara ngo ati mapu mubaye bazima turi bazima muceceka turi ko barahita baragenda bamaze kuyatungira turakambakamba dusubira mu muhanda turamanuka duhura n'ibindi bitero byinshi byikoreye ububati avuga ati murajyayo ndavuga ati rero nari naraje gusura abantu none abo bantu rero babishe none ngenda ahunze ndetse abantu babishe urabazi ndavuga ntuye ntabwo mbazi wowe uri uwa hehe ndavuga ati ndi uw'imuhanga ubwo twavuga ko turaba igitaramo icyo gihe hari umusaza Imana iramukoresha avuga ati uwo muntu w'imuhanga ni nk'umume ndamwicira ndavuga ati ariko uraba umpoye ubusa ati mugomba gupfa abantu bose mwakuye na mukigiye no guhunga no kubeshya ati zana indangamuntu yawe indangamuntu yanjye niyo nayitaye ubwo yaragiye turaryama ariko abahungu be bari interahamwe nijoro ubwo nyine baza bamubwira amakuru y'ukuntu bavuye kwica i Gatumba kuri kaburimbo bamubwira ukuntu twaryamye ahantu yacururizaga nk'akabari cyangwa undi wavuze ngo b'igitaramo bamuha bicaye ngo bamuduhe ariko bwari uburyo bwo kudukiza twageze mu nzira tuvuga ati nimuhumure nta kintu batwara nagira ngo biriya bisarasi bigende bitabica mutuze atuzanira fanta atuzanira n'ibiryo ariko biratunanira pe turaryama abahungu baraza nijoro bamubwira amakuru imitima ituvamo bose akajya ambwira ati baratwica bamubwira amakuru y'aho bavuye n'uko byagenze ubwo bibaye nka saa 9 z'ijoro haca abantu b'impunzi abagabo babiri ndabibuka aratubyutsa atubwira ati muze mujyane na bene wanyu dore nabo bagiye kwambuka turabyuka tujyana abo bagabo turagenda duca inyuma muri gereza hano bita muri gereza ubwa mbere nari mpabonye abagabo batwereka inzira turagenda abagabo babiciye ku ruzi ko ntabwo mbazi twageze ku ruzi rero dusanga hari bariyeri nini cyane hari umuriro mwinshi bacanye mbese wagira ngo hapfuye umuntu barimo baranywa barimo barutsa inyama k'uwo muriro umva baratwambura baradukubita baratwambura ku buryo nasigaye nambaye ingutiya gusa baratwambura batwambura n'ingobyi ariko abagabo tumaze kwambuka uruzi n'abana bakabakubita bose bakabambura inkweto mbese akantu kose bafite ariko bifubitse bakakabambura kandi twari twambaye ku buryo twikwije wenda umuntu akaza kwirukanka ariko ntaza gukonja bakagenda bagukuramo imyenda bakishizeho ubwo abagabo tumaze kwambuka uruzi ntabwo bigeze bambuka twarambutse dusa nk'ababategereje gake tubonye bataje tuhita tugenda ngo natwe batatugarura ubwo baratwambura bishoboka nari mfite ibintu by'ibimeshi barabihambura bakuramo amafaranga bari banzingiyemo bafite amafaranga muri meshi babwate amafaranga nugira impanuka arokoka cyenda wari yagushyiriyemo ni mukecuru yego ko twari twabiteguye kare twari tuzi ko uwo munsi ari ugupfa n'ubundi amafaranga barayatwaka imyenda barayitwaka ingobyi barazitwaka ariko baratwihorera tuvuga ngo nitugende tuwo mubyeyi niwe umwihorere ubundi abagore ntacyo batwaye
turambuka turagenda turenze twenda kugera za Rugendabare duhura n'abantu benshi b'impunzi zina turagenda ariko amabariyeri ari menshi twurira umusozi wa Rugendabare dusa nk'abaterera ndiza tururira abantu batubwira bati mu muhanda ni amabariyeri gusa uriya musozi turawugenda hejuru tugira ahantu hari imigezi rero tutakwambuka ahantu ibizi bimanukira biba ngombwa ko twongera dusubira mu muhanda umuntu agasa nk'usubira inyuma aho yavuye turagenda uba burakeye iryo joro riba ribaye irya mbere noneho bwenda gutya ntekereza hari ahantu hari umuntu wakoranaga na ba Bujeni twigeze kuza guhamba hariya ba Papa Fils twigeze kuza guhamba hari hafi ya za Kabada ndahareba numva ndahazi numva ndahashushanya kuko yari inzira nkoracamo buri munsi ngiye iwacu numva ndaherutse twagiye rero ko umukecuru turasuhuza ari mu rukerera umukecuru araza ashaka guhamagara inama ngo zitwice ahita avuga ngo uwo mukecuru ngo umuhungu we yari yarapfuye nyine aravuga ngo umuhungu wishwe na Bujeni ngo niba amugambaniye ku kazi ngo amusimbure ntabwo twendaga kujya impaka nawe kuko twe tugiye gusaba icumbi yahise azatumbwiza ukuri twumva ko azatwakira akomeje kwivuvumanga rero mu nzu cyari igipangu kinini duhita tukongoboka mu rutoki turigendera turagenda ariko nza kwibaza numva akaboko kabaye kambara numva ndananiwe terura umwana ijoro ryose numvaga naniwe noneho turicara ndaruhuka nongera akaboko ndakagarura numva karacyakora turaruhuka ndatekereza tuzajyayo noneho ko bukeye n'abandi bantu ko twabasize ko tutazi n'aho bageze ubwo tugenda niko bagenda batangira abantu ugeze umwe bagahura cyangwa akinjira muri bariyeri zitayibonye bagenda babica ndagutegereza hano umusaza wanjye yari yaracumbitse ariko twaganira akatubwira ukuntu abo bantu ari beza bamufasha yigaga imodoka y'uburenga twitwa kwa Nzabandora numva izina ndarikurura ariko urugo sinduzi ndababwira abantu bambaza ati uri kujya he ndavuga ati ndi umupagasi ngiye gusaba akazi kwa Nzabandora k'iki se yarambwiye ngo nzaze amakazi ariko sinziwe turagenda tujyayo baratwakira ariko kuko ari umucuruzi ukomeye nawe bakaza kumuha amakuru y'ibyabereye kuri bariyeri nini cyane yari ku Kabada noneho amakuru akomeye akakaye bakavuga ukuntu bishe abantu kandi abantu twarabarebaga ku musozi wa Kabadaha impunzi nyinshi cyane ubwo bafataga nk'izo bashaka bakazica ubwo baratwica ko bareba amakuru ariko baratujyanye badushyira mu kantu k'akaningisi mu tuzu twabo badufata neza ariko ubwo buranga burangira bagataba abantu ntibamenya ko tuba ahantu bazatwica ubwo ku mugoroba bakaza gutanga amakuru saa sita bakaza kurya izo nterahamwe zikavuga turumva turaho ba bantu rero ko bacuruzaga i Muhanga Igitaramo baza gupanga rero ko bazajya kureba amangazini yabo uko ameze n'undi mucuruzi ndababwira nti uwazabatuma rero uzadutuma he zabatuma i Murambi muzabure ko tukibaho bazaze barebe ukuntu batuvana aha hantu i Murambi ubwo hari kwande hari kwa papa ubwo abagabo turandika nandika agapapuro banize ikaramu ndababwira ahantu tuba babwira urugo ukuntu rwitwa ubwo bohereza moto yo kudutwara moto iraza itugeraho gutangiye gucya nka 2:00 tugenda muri izo nterahamwe zigenda zidutangira ariko umuntu baduhaye
n'ubundi yari umwicanyi kuko yavugaga ati aba ngaba ni abanjye ngiye kubikorera. Aba ngaba mugira ikibazo, muragira ikibazo cy'abantu mfite se? Ubwo turagenda tugezayo, tuba aho ngaho, barica abantu barahunga, bagahungira mu Kigwi Murambi. Kigwi Murambi cyari cyabaye ni nk'aho igihugu cyari nka perezidanse, igihugu cyose cyari kimukiye Murambi. ubwo rero abantu b'abatutsi bagiye barokoka bakajya baza iwacu, uri mu rugo uri mu madirishya kuri saro ureba mu Kigwi Murambi gutya. Ubwo tukankarunguka nkareba abantu nyine bakibwira bati buriya guverinoma yadufasha ntidupfe. ubwo guverinoma yari imukiye aho ngaho i Murambi. Guverinoma y'abicanyi bakajyamo ntibazagaruke. Hari umugabo ntekereza w'umusaza yari ahetse urukapu rujya gusa nka gutya rwa oranje, buri munsi runzamo urukapu rwiza aruhetse rw'urushumi, aragenda ntiyagarutse. N'abandi bantu benshi imodoka zazanagamo. ubwo uko twahamaze iminsi yantera hamwe iraza, imwe yaje kudukura hahandi ijya gukubita padiri, iramukubita ngo ni icyitso, ngo abika ngo abatutsi, iramuzibagura iki. Kandi iyo ntera hamwe yari ku muntu navuga ngo w'umukozi ku kiliziya ukomeye nk'umudiyakoni. Padiri baramukubita cyane, baramuzambya, ariko ntabwo naje kumenya amaherezo ye. ubwo rero twabaye aho, guverinoma y'abatabazi irahunga, turabireba, n'abaturage batangira guhunga, turongera turahunga tugaruka inaha. iyo nterahamwe se ngusubije inyuma gato, icyatumye itabica ni iki? ni uko yari yatumwe n'abo babyeyi banjye, kandi bari bamuhaye amafaranga ahagije, baramwishyuye. kandi yari umuturanyi rwose, ibipangu byacu byari bifatanye, ko ntabwo nzi ko yicaye umuntu w'umurokore. rero ubwo igihe cyarageze, guverinoma y'abatabazi imaze guhunga, abaturage bagira ubwoba, amasasu aravuga menshi, barahunga. bamaze guhunga natwe turahungana nabo, turaza, tumaze kugira, turahunga duca mu cya kabiri, tugenda tujya i Gatenzi, tuva i Gatenzi tujya mu Rutobwe, bakagenda bica abantu, birantungura cyane, bakajya bica abantu b'abahutu, hakaba n'igitero kinini, bakavuga ngo abo bantu ni ibyitso by'inkotanyi, bakavuga ngo umuryango kwa kanaka hari abantu bitwaga ba Cyamazima, barabahiga muri Burenda ahantu twabaga, barabahiga, barabafata, barabazirika, barabirukankana, bati bariya ntabwo bagaruka. turaza, ubwo niko turi guhunga, niko turi kuza, ariko sinzi ngo tugeze he. tugera abantu bita i Kanyanza, turaza dukomeza, twinjira muri uyu muhanda nanone uyu nguyu uva kuri za Koforwa, hano za Nyabikenke. Ngiye kubona mbona tugarutse ku ruzi. Nabwiye abantu, nabwiye ati, ababyeyi nabwiye ati, jyewe rero urwanjye rurageze, ntabwo nzi ko turi kugaruka hano. nuko turaza, tugeze hano ku mashuri y'i Kabuba turahaba, ariko tumaze no gusonza, twajya tujya guhaha ibintu twari twaze byari bishize. Turaza tuba ku mashuri yo ku Kirengo, ariko abantu batangira kutumenya kubera abasaza banjye bajyaga guhaha, bakabamenya abantu b'iriya ruguru, kuko abasaza banjye bajyaga bazi n'abo bakahatinda. bamaze kubamenya, papa nawe ararwara cyane, araremba, aravuga ati ndarembye, ni ugutaha nawe twakomeza kwirukanka. twaratashye rero, twisubirira i Gitarama, dusanga inkotanyi zarafashe neza, zirahari, twati tumuhumure,
ziratujyana tuba ariko umurambi batubuza kwinjiramo, batujyana kuba ahantu mu cya kabiri, badushakira inzu tubamo, tuhamara iminsi mike nabo baradukura batujyana ahantu hitwa i Musumba, turahaba, jenoside irashira, abantu batangira ubuzima busanzwe, dutangira kubaho, twumva turahumetse, tumera nk'abantu batuye umutwaro, twumva tubayeho, ndavuga ntitubayeho pe, tukabona abasirikare bakaduhumuriza, bakaza bakatubaza bati mwariye, tukavuga ati nta kintu cyo kurya dufite, bakajya kutuzanira ibyo kurya, bakabwira abasore baze tujye kubaha ibiryo, bakatuzanira imiceri, tubaho turokoka gutyo. Ariko sinarangiza nashimiye ingabo za FPR Inkotanyi, ndazishimira cyane kuko bari abana b'abasore, ntabwo bagize ubwoba bw'imipanga n'amacumu n'imihoro abantu bari bafite, babyinjiyemo bashaka gukiza abantu. Ni ukuri Imana izabaha umugisha, nkashimira Imana nayo yatubaye hafi, ikibazo cyose kibi cy'Imana. mwakoze cyane ku rugendo udusangije rutoroshye mwabayemo. Biragoye ko wavuga urugendo rungana gutya mu minota mike, hari byinshi uba wagiye udashyiramo, ariko ntangira ikiganiro njye navuze ko ngiye kuganira n'umubyeyi w'intwari cyane. Impamvu navuze ko ari umubyeyi w'intwari, Mafi, ngewe ku giti cyanjye ndagushimira n'umutima wanjye wose, kubera ko uwo mwana yavugaga yari afashe mu ntoki yirukankanaga ahungisha, ni mukuru wanjye, ariho yarashibutse arakomeye. Ndagushimira cyane n'umutima wanjye wose kuba warabaye intwari ukamurokora. Yarokowe n'Imana, ariko Imana iciye muri wowe, Imana yaciye muri wowe, uramufasha icyo gihe cyose mu rugendo rutari rworoshye, mu rugendo rugoye. Ni byinshi cyane, ariko kuba ariho kuri uyu munsi abikesha Imana, ariko yakoresheje wowe. Byarashobokaga ko muri cya gihe byari bigoranye, muri cya gihe igitero cyari kibafashe, wari gufata uwawe, noneho ikintu kirenze ubutwari, wasize uwawe ufata uwo nguwo, wasize fisi wawe ufata binjiye gutya, binjiye baturutse mu mpande utatekereza, atari mu marembo, bajya kubona ukabona mu nzu bagezemo, ntabwo wamenye ukuntu bigenze. Rero ntabwo wamenye ngo bigenze bite, niyo abantu bajya bambaza ati none se nakakuta, none se twebwe ko ntawa, bavuga ati icyiza gihari nuko na fisi nanjye ntamenya abanyuze, kuko umwana nawe yatwanaga ahunga. Rero nagize gutya mfata utwo nshoboye, ariko byarashobokaga ko wowe wari gukiza amagara yawe cyangwa ugakiza uwo wari uhetse ku mugongo. Gusa gufata izo nshingano zo gufata umwana ugana gutyo ukamugendana igihe kingana gutyo mu buzima bwose butoroshye, n'ubutwari bukomeye. Nawe abivuga buri munsi, agushimira buri munsi, ariko nanjye reka mbigushimire imbere y'abantu badukurikira, imbere y'inshuti zanjye zo kuri kamera, kuko iyo utabikora ntabwo mba mfite mukuru wanjye, ntabwo mba mfite abaniyese banjye beza cyane. Mbese ni igikorwa cy'ubutwari, kandi Imana izabiguhera umugisha, izakwibukire mu mirimo yose wakoze, mbese n'ibindi byinshi cyane. N'abandi bafashe ubutwari nk'ubwo ngubwo, bagakora ibikorwa by'ubutwari bikomeye, ni ukuri Imana izajya ibibibukira umunsi ku wundi. Ngewe buri uko mbyumvishe birandenga, buri uko mbyumvishe ni ibintu bihora ari bishyashya, ni ibintu umukuru wanjye wenda nawe azabibaganiriza, yaranabyifuzaga, yifuzaga ko uyu munsi azaba ahari mukaba mwabonana, ariko ntabwo byamukundiye, ntabwo ahari. Abantu baramuzi, nigeze kumwerekana kuri kamera, ntabwo ahari kubera akazi n'inshingano, ntabwo byamworoheye. Ariko buri uko numvisha ibiganiro nk'ibi, ni ibintu ntajya mbasha kumenyera mu by'ukuri.
ku bantu babibayemo. Niyo mpamvu buri munsi tuvuga ngo mukomere, niyo mpamvu buri munsi tuvuga ngo mubeho kandi mubeho neza. Twebwe ubwacu nta bushobozi n'imbaraga dufite byo kubakomeza, ariko Imana isumba byose izi impamvu mwasigaye. Impamvu umuntu yasigaye niyo mpamvu agomba kubaho kandi akabaho neza. Dufite igihugu kibakunda, mufite natwe twese twashibutse, mbese turi ibihamya by'uko ejo ari heza kandi ibintu nk'ibi ngibi bitazongera. Ntabwo bizongera inshuro igihumbi, ntabwo bizongera. Mama Fi, mwakoze cyane kuduha umwanya wo kutuganiriza, kandi mukomeze mukomere. Ni ibintu batabyoroshye, ntabwo wabivuze, ariko umutware wawe yapfiriye ku bitaro. Muri umupfakazi wa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mukomere kandi mukomeze mwihangane. Hanyuma dusoza urugendo rwo kwiyubaka, abana wari usigaranye abana 2 uri wenyine nta mutware, n'urugendo rwari rumeze gute? Rwarakoroheye kurera abana 2 wenyine b'imfubyi? N'urugendo rutari rworoshye, urugendo rwangoye, ariko nta nubwo twagowe cyane, kuko leta y'ubumwe yakomeje kutwegera no kutuba hafi, iradushyigikira. Abana bacu bajya kwiga, Imana izabaha umugisha. Ni ukuri abana rero, abana bagiye kwiga, numvise ubuzima rwose buzutse, numva nta n'icyo tukibaye. Rero mu buzima busanzwe tuba hafi, iratwubakira abadafite amacumbi, igatanga inkunga y'ingoboka ku basaza n'abakecuru batishoboye. Ibyo byose ndabishimira leta y'ubumwe, kuko iyo mbibonye birandenga bikanezeza rwose. Nkavuga nti umuntu wacitse ku icumu ameze neza, kandi atuye aho ashaka, batamujomba ibikwasi nubwo wenda bagiye guhinga. Kandi mu minsi ya mbere abenshi bagiye bajya guhingayo bakabica, ariko uyu munsi baragenda neza nta kibazo. Ibyo byose ndabishimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Rero ku cy'umugabo wanjye warumbajije, hakundi yabaye mu bitaro na mukecuru mabukwe, barabishe, ariko ntabwo byabatunguye, kuko intambwe zahuraga ziza zibamenasa, zibashinyagurira, zibabwira ko bo ntaho bazabacikira. Yego, rero bamuciye mu bitaro, niyo makuru mfite. Na mukecuru, iyo tugiye kwibuka tubanza kwibuka ku bitaro, abaguye mu bitaro n'abari abakozi b'ibitaro. Ni abantu benshi, harimo abashoferi, harimo abatitirere, harimo abaforomo, ba databukwe. Tubanza kujya kwibuka rero mu bitaro. Ni urugendo ruba rutoroshye, ni urugendo ruba rukomeye. Ubwo rero ko twavuyemo hariya n'ukunda byagiye byihuta, kubera ko twari dufite, hari abantu bari baragiye bavamo, nka Beatrice mu kazi wanjye. Amakuru mfite ambwira ko yari yavuyemo nawe ari muzima, hano mu rugo, mu icyo gitero cyari cyari kwica. Yavuyemo arabacika, aba ahantu hariya mu Rusumo ku muntu wari umwankaderere wa komine, hanyuma baza kumwica nyuma. Ndumva ari banze bavuyemo. Ni ukuvuga ngo mu gitero cyateye mu rugo harokotse abari bari mu rugo, mwarokotse? Njyewe na mama wawe, na Fisi, na Mabera, na Mapusi. Ariko ikintu cyadufashije cyane ni ukwambuka. Ku bagumye hano bose barapfuye nyuma, bakomeje babica. Igitero cyarangiye bakomeza babicira aho bagiye bahungira, ariko cyane ufitiye amakuru ni Beatrice. Urugendo ruba rutoroshye, ntabwo ari ibintu twavuga mu isaha imwe, si ibintu twavuga mu minota ingahe gusa. Ibyabaye ntabwo bizongera ukundi, kandi turashimira cyane ingabo zari za RPA zabashije guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, ndetse n'urugendo rwo kwiyubaka
tukirimo tugifatanyije. ngira inama urubyiruko kuri uyu munsi ngo dufatanyirize hamwe, dukomeze ibyo igihugu cyagezeho, tubikomeze, turwanye abahakana n'abapfobya kuko baracyuzuye aho bari hose. gusa ibi ngibi biba ari isomo ku munsi ku wundi byerekana ko jenoside yarateguwe, jenoside yarabaye, yakorewe abatutsi, ariko ntabwo bizongera. kutongera rero nta kundi nuko twese dushyiriramo imbaraga zacu tugafatanyiriza hamwe kugira ngo ibi bintu bitazongera, tugafatanya n'igihugu, tugafatanya n'abayobozi bacu kugira ngo hatazagira ikindi kintu cyitwa jenoside cyaba mu gihugu cyacu. murakoze cyane rero kubana natwe, reka mbashimire. Mushimire cyane, ni ukuri uri umubyeyi wamubera umubyeyi ukomeye. kubaho kwe ntiwabikesha kandi n'Imana Imana yagukorewe n'Imana kandi nanjye twarababaye ndagushimira cyane. umva iyo twarabikoreye imitwaro yo gushenza ugashoboye ariko nta kundi bwari ubuzima. iyo atabaho turatwara ntituba tudufite, ni ukuri. Imana ijya iguha umunsi ku wundi. nagira ngo uyu mwanya ngushimire kubera uburyo wakoze ukankiriza umwana. yaba atari wowe ubu mba nta mwana ngira. warakoze, Imana ijya ihora iguha umugisha buri munsi. turagusengera uko bukeye uko bwije kuko watumye nguma kuba umubyeyi. ni Imana yabikoze. Imana iguha umugisha. ni ukuri.